dufashijwe n'Imana muri kino gihe kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Uyu mugoroba rero nakubwira ngo ni amasaha y'umugoroba mbonye akanya ko kuganira nawe. Imana ingiriye ubuntu bwo kuganira nawe kandi nanone inshuti yanjye, nugera kuri iyi cano uhatinde umenye neza yuko hari umutsima Imana yagushyiriyeho, umutsima w'ubugingo niwo ndimo ndavuga. Mu gihe turi mu ngo, mu gihe tumenyereye kuba mu rugo, bamwe tutajya mu nsengero, ndabona ari ububyutse bwinshi buhari. Taza kuvuga ngo none se insengero zikomeze zikingwe, ariko mu biturage hirya iri inyuma aho iterambere ritari ryagera ngo babashe kubaka insengero zihambaye, abaturage navuga ngo bameze nk'aho bandagaye. Nta jambo ry'Imana bacyumva, ntawubasengesha, ntawubayobora, mbega navuga ngo bameze nk'abandagaye mu buryo bw'umwuka. Ya esprit yo mu mwuka, rya jambo ry'Imana bumvaga naryo bakibona. Wowe ubasha gusenga ubasabire, Imana izaguhemba. Ntabwo tuzi uburyo ki twabagezaho ubutumwa bwiza. Bamwe barihebye, baterwa n'indwara y'agahinda gakabije, bagiraga ibibazo bakagera ku bapasitori bakabasengera, bakumva ijambo ry'Imana bagahumurika. Navuga ngo indwara yitwa agahinda gakabije yagiye yiyongera. Cyakora turashimira Imana, baganga nyine baragerageza kubafasha, ariko ijambo ry'Imana rirakwiriye, ryabafashaga batarinze banywa bya binini, bya biganiro nabyo byo mu nzu y'Imana, buryo buri spirituel byari rikenewe. Rero mubasabire kugira ngo ahari iterambere ryo mu biturage ryaguke, ahafunzwe insengero nyinshi zitagira ingano mu biturage hirya iyo ngiyo, nabo ivugabutumwa ribagereho. Imana idufashe. Ariko kandi ongera wibuke ryavugabutumwa ryo mu ngo, mu rugo, umubyeyi, abana be, mbega umuryango wo mu rugo. Uri ryo vugabutumwa ubu ngubu rigezweho. Wowe uri mu rugo ufite Bibiliya yawe, ufite indirimbo, icara n'abana bawe, icara n'umugore wawe cyangwa se n'umutware wawe, musenge Imana, musome ijambo ry'Imana, mwibukiranye ibyo mwajyaga mwiga mugera muri mu rusengero, mwibukiranye bya bindi abashumba banyu bajyaga babigisha kera. Ntimwicare ngo mwibagirwe wa mutsima w'ubugingo ariwo jambo ry'Imana. Reka dusenge Imana. Ni wa mudamu w'umupasitori Gaudence Mugeni, ndagarutse kandi kuri iyi cano Zaburi 150 TV, nkuzaniye ijambo ry'Imana, nkuzaniye ubutumwa Umwami Imana yashyize ku mutima wanjye. Ariko bitandukanye n'uko wajyaga umbona, wihangane cyane. Ntabwo turi busome Bibiliya cyane, turaza kugendana mu magambo tuziranyeho twese. Imana igufashe cyane kugira ngo ugire icyo ukuramo. Mana yacu, mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'ineza yawe tugiriye muri uyu mugoroba. Duhaye akanya ngo tuganire ku ijambo ryawe, ngwino ushyigikire rwose, ubwiza bwawe bugaragareho, umucyo wawe ugaragare, kandi abantu bose babasha kugera kuri iyi cano. Mwami Imana, bashimishwe n'ijambo ryawe umpaye kubazanira. Ntabwo ari jyewe, sinamenye icyafasha abantu, ariko ufite ibitunga abantu, ufite ibihembura abantu. Bari baguye bakabyuka, bari bananiwe bakongera bagakomeza urugendo rwo gukora ibyiza, rwo gukora ibyo gukiranuka. Mukubane natwe, tugirire neza, umugisha bene data turi kumwe kuri iyi cano, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Yesu nashimwe cyane. Ta Bibiliya yawe hafi, usome ibyakozwe n'intumwa, ibice 10 umurongo wa mbere uraza kugera ku murongo wa 5. Hanyuma Imana ikugirire neza. Amakuru nkuzaniye ni inkuru cyangwa se n'ubuhamya bwa Koruneliyo na Petero, cyangwa se Simoni wahimbwe Petero. Uriya Koruneliyo ngo yari umusirikare urinda umutwe w'abasirikare 100 ubayoboye, mbega ari umunyedini kandi asenga Imana ubudasiba, yubaha Imana, agira ubuntu bwinshi kandi agasenga ubudasiba. Nyine yasengaga Imana ubudasiba, akagira ubuntu bwinshi, hanyuma ngo agasenga ubudasiba, kuko birazamuka bigera imbere y'Imana. Ubu buhamya cyangwa se biba urwibutso. Imana nyir'ijuru yohereza marayika wayo kumusura Koruneliyo, hanyuma ngo agisenga. Imana ishimwe cyane.
abona ngo ijuru rikingutse, hanyuma marayika w'Imana aramubwira ngo Koruneliyo, ubuntu bwawe bwinshi no gusenga kwawe byazamukiye imbere y'Imana bibiri urwibutso, none tuma i Yopa bakuzanire uwitwa Petero wahimbwe, Simoni wahimbwe Petero, hanyuma akubwira ijambo ry'Imana. Simoni nawe icyo gihe yari arimo asenga mu gihe Koruneliyo yoherezaga abagabo babiri ndetse n'umunyedini w'umusirikare wamurindaga iteka kugira ngo bajye kuzana Petero. Petero nawe yari arimo asenga, ari mu cyumba cyo hejuru, ngo asenga Imana, ngo arasonza ashaka kurya. Agiye kubona ngo abona igisa n'umwenda w'umukoma hasi kimanuka kiva mu ijuru kijya imbere ye gifashe ku binyita bine, hanyuma ngo yumva ijwi rivugira mu ijuru amubwira ngo baga Petero, haguruka ubage urye. Petero ngo aritegereza, hanyuma abona ngo ni ibizira birimo. Hari harimo inyamaswa zigenza amaguru ane ubwoko bwose, hari harimo ibikururuka hasi ubwoko bwose, harimo ibiguruka mu kirere ubwoko bwose. Birumvikana yararebye abonamo ibizira, harimo ibikeri, harimo inzoka, harimo inyamaswa z'ubwoko bwinshi zitaribwa n'iziribwa. Hanyuma arakara aravuga ati ntabwo narya ibizira. Mana ishimwe. Nashatse kukubwira iki? Kuba Koruneliyo yari umuntu muri iki gihe twavuga ko ari afande ukomeye w'igiciro, mu rugo iwe yarubahaga Imana, agasenga Imana ubudasiba n'aba mu rugo rwe bose, akagira ubuntu bwinshi kandi ari umuntu ukomeye. Twebwe ntabwo tuzumva bavuga ngo abakire si abantu, ariko rwose abakire ni abantu. Umukire wakijijwe, umukire wakiriye Yesu, ubona binejeje kuko abona n'icyo atanga, ubona binejeje kuko niyo agize ubuntu ubona adatubiwe, mu by'ukuri afite ibintu. Ariko umukene kugira ngo abone icyo azaha abantu nawe ntacyo afite biragoye, ariko iyo afite ijambo ry'Imana akaritanga ibasha gufasha abantu, Imana yazamutungisha, izamutungishiriza nawe kuko akagira ubuntu. Ariko Koruneliyo uyu nguyu ikigaragara yari umuntu ukomeye, yari umuntu ukomeye, yari umwafande. Hanyuma kuba ijuru rimutangira byaramutangiye ubuhamya ngo gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye imbere y'Imana kuba urwibutso. Bishatse kuvuga ngo iki? Mu rugo rwawe wowe n'abana bawe n'umugore wawe cyangwa se n'umutware wawe ndetse n'abo ukoresha mu rugo iwawe, mwubaha Imana, mugahura mugasenga ubudasiba, mukavugira Imana, mukagendera imbere yayo, ntabwo bicira aho ngaho. Imana ibishyira mu murongo neza ku buryo biba ubuhamya, n'abantu bakabishima, n'Imana ikabishima, mbese ubuzima bwawe ukabaho mu buzima bushimwa n'Imana. Imana itugirire neza. Aha rero Imana yamuhagurukirije Petero kugira ngo ajye kubwiriza abanyamahanga. Rwari urugendo Petero yaratangiye kujya kubwiriza abanyamahanga, ariko ngo azamuke cyari ikintu gikomeye cyane kugira ngo yemerewe n'umutima we kujya mu banyamahanga. Bitwaga abanyamahanga, bari ibizira nk'uko ibyo bisimba byagaragaye kuri kiriya gishura cy'umwenda, yerekana yuko abanyamahanga bari nk'ibizira mu maso y'Abayuda cyangwa se mu maso y'Imana. Imana itugirire neza cyane. Rero ndakwibutsa wowe udafite urusengero usengeramo, umenye neza ko mu rugo iwawe wowe n'abana bawe n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe mwahakora urusengero, mwahakora itorero, abana bawe ukabigisha ijambo ry'Imana, mugasenga mudasiba, mugakorera Imana mudasiba, mukagira ubuntu, mugafasha abaturanyi banyu, mugakora imirimo myiza kugeza aho Imana izayitangira ubuhamya. Ikindi kandi wowe utumwa n'Imana, ntukarobanure ku butoni. Nubona abakene ntukabahigike, ntugafashe abo ubona bakomeye gusa, ntugafashe abo ubona bo mu rwego rwawe gusa, n'abariya nabo birabashaka. Ikindi kandi hari ivangura riri mu madini turimo kubona. Dini iri n'iri rikumva ntiryasangira n'iri ngiri, ntiryasangira n'iri ngiri. Hanyuma Petero ubwo ageze kwa Koruneliyo, ijambo yavuze ngo naburirwe n'Imana iwanjye kutagira abantu nita ibizira, kutarobanura, kudatoranya. Girire neza bose mbega,
ugirire neza bose, ugirire imbabazi bose. Hanyuma aravuga ngo mbonye ko mu mahanga yose uwubaha Imana agakora ibyo gukiranuka Imana imwemera. Ngo mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka Imana irabemera. Imana ishimwe cyane. Waba mugufi, waba muremure, waba munini, waba mutoya, ukora ibyo gukiranuka Imana irakwemera. Waba umuzungu, waba umwirabura, ugakora ibyo gukiranuka Imana irakwemera. Ukora ibyiza, ugume mu murava, ugumane umurava, ukore ibyiza, ukiranuke, Imana izajya igutangira ubuhamya. Kandi imirimo yawe kabone naho waba waragiye cyangwa se warapfuye, imirimo yawe izasigara ivuga. Imana ishimwe cyane. Aho wageze ubwiriza ubutumwa bwiza, aho wasuye ubwiriza ubutumwa bwiza, hari abo wakijije, hari abo ijambo ryakijije, hari abo ijambo ryabohoye. Imana ishimwe. Pawulo we ageze muri Korinto, urwandiko rwa mbere yandikiye ari Korinto igice cya mbere umurongo wa 17. Imana ishimwe cyane. Yaravuze ngo n'ibyo nabwirizaga ntabwo byari iby'ubwenge. Wambuka ugere mu bice bibiri muri abo Bakorinto ba mbere ibice bibiri umurongo wa 4 umanuka hepfo, ngo ibyo nabwirizaga ntabwo byari iby'ubwenge bwanjye, kugira ngo naza kuvuga iby'ubwenge bwanjye nkerekana iby'ubuhanga bwanjye, hanyuma izina ry'Uwiteka Imana nirishimwe, nirihabwa icyubahiro. Ahubwo nabwirizaga iby'imbaraga z'Imana, nabwirizaga iby'umwuka ampaye, kugira ngo izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro. Wowe nugenda werekana iby'ubwenge bwawe, ugatangira kwerekana iby'amashuri menshi, ibyo wasomye byinshi mu bitabo, amahistorike n'ibindi, saba umwuka w'Imana ngo ibyo wigisha akuyobore. Nibyo uzasoma ijambo ry'Imana, uzategura, nibyo uzategura nk'uko bigomba, ariko ntuzerekanishe iby'ubwenge bwawe ngo uvuge uti ariko ko nasomye cyane. Ugende uko wakabaye, utarimo neza, uzabura ibyo uvuga, uzigisha iby'ubwenge bwawe, nyamara ntabwo izina ry'Imana rizubahwa. Ariko nugenda urimo neza, hagurukijwe n'Imana, wuzuye umwuka wera, uri mu butware bw'Imana, Imana izaguha ibyo kuvuga shingiye mu ijambo ry'Imana wasomye, shingiye mu ijambo ry'Imana wize. Imana ishimwe cyane kandi ntabwo icyubahiro. Rero nka Petero nawe ugende ubwirijwe n'Imana, ugende mu murongo Imana yaguteguriye, ugende mu murongo Imana yaguhaye. Yemeza umutima wawe ko abantu bose imbere yawe bangana. Rero Imana ishimwe. Niba gutuma mu Nkiga ujyeyo, niba gutuma mu Nyambiriri ujyeyo, niba gutuma mu Burasirazuba ujyeyo, niba gutuma mu biturage wemerewe ujyeyo. Bamwe bakunda kuba mu mujyi. Nigeze numva umuntu avuga ngo Yesu yaravuze ngo tugume mu murwa, ariko umurwa yavuze ntabwo ari umurwa w'igihugu runaka, ahubwo umurwa w'abera. Umwanya urimo ukiranuka, umwanya urimo utunganye, uri mu murwa Imana ishaka. Utuye mu murwa w'abakiranutsi, nubwo waba uri inyuma iyo ngiyo mu misozi, uri mu murwa w'abakiranutsi, uri mu murwa w'abera. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Mwene data, shakisha ukuntu wakora umurimo muri kino gihe. Insengero zikinze, wegera abantu muturanye, baganiriza ijambo ry'Imana. Niho warabwirizaga ubutumwa kera, none ukaba utagifite aho winjirira, gerageza wegere nibura abantu 2 ubaganiriza ijambo ry'Imana, ubasengere. Gerageza aho uri mu rugo wegera abana bawe n'umuryango wawe mu rugo, mukore amateraniro, mwumve icyo umwuka w'Imana ababwira. Usome Bibiliya, usome ijambo ry'Imana, mwe kuzima. Umwanya mfite ni mutoya, ariko nakwibutsaga ngo we kuzima. Abo ngabo baguye babwirizaga ubutumwa kuko cyari ikivunge cyo mu rusengero, ntabwo burya bari bakomeye. Bariya baguye babonye umwanya wo kujya kwishakira izindi ngo, kujya kurya izindi ngo zitari izabo. Buriya nuko na mbere batari bari mu mwanya. Imana itugirire neza. Abagore beza bubahaga Imana, bamwe basubiye inyuma, barabiretse, babivuyemo, bagiye gusinda, basubiye gusinda, basigaye barwana. Hirya iyo ngiyo ukumva ingo zirwana, niba abandi bahoze basenga, ukumva ingo zirimo zikimbirana, niba abandi bahoze bajya mu rusengero, ibibazo byakemukiraga mu rusengero bimwe na bimwe byagiraga umumaro burya. Imana itugirire neza. Nagira ngo nkubwire ko ubu ngubu igihe kigeze kugira ngo ujye kumurika icyo wakoze muri cya gihe. Navuga ngo muri cya gihe utabonekaga mu rusengero, wowe niba uri umuvugabutumwa, byaza umusaruro itarano ikurimo, ugere ku bakure ndetse na hafi, hanyuma usengera abantu, ubyutse abantu, ubwiriza abantu iby'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. nturekure kuko umwami ashaka kugira umumaro kuri uwo musozi utuyeho.
Imana itugirire neza. Abandi nibajya kumurika imirimo yabo, nawe uzabona icyo uzamurika muri kino gihe. Tumaze ngira ngo hari umwaka wose warangiye, ko nibwo nko ku itariki 4 z'ukwezi kwa munani 2024 hose insengero nyinshi zari zimaze gukingwa, ariko noneho kuva icyo gihe kugera uyu munsi koko nturapfukama gusenge, wafukwiriba iwawe. Harya mu nzu iwawe ugomba gusenga ubudasiba, ugomba gufata nibura iminota 5. Niyo wafata iminota 10 upfukama imbere y'Imana usenga, Imana izaguha imbaraga, Imana izaguha amavuta, Mwuka w'Imana azaza aguha amavuta, Mwuka w'Imana muri wowe azubaka iby'ubwami bw'Imana muri wowe. Ntugasibe gusenga rero, bana bawe wigishe gusenga. Y'amasengesho usenga ugiye kuryama, ukarisenga ufite ibitotsi, burya ntabwo ryagufasha. Ryasengesho usenga ugiye kurya, ugasenga ufite ifemba yo kwirira ibiryo, ntacyo ryakumarira. Ahubwo fata umwanya wiherere usenge, kurya ufite ibyifuzo, kurya ufite ibibazo. Shaka abantu b'Imana hafi aho ngaho, 2 cyangwa 3, musengane, Imana izagufasha, Imana izakugirira neza. Ntusinzire. Nari nkwibukije Koruneliyo ubahaga Imana, agasenga ubudasiba nabo mu rugo rwe bose, akagirira ubuntu bose. Mwene data, ibyo ngibyo ufite ukwiriye kubikoresha neza kugira ngo bizabe urwibutso, uzamukire imbere y'Imana ikagushima, ikaguhamiriza. Imana ishimwe. Kandi mubona abakozi b'Imana baje aho uri, Mwuka w'Imana bohereje, ujye ubakira witonze, kuko ntuzi icyo bakuzaniye. Kabone naho Imana yari itakumenyesheje ko bari buze, ariko amahirwe menshi cyane abasenga barabimenya. Kugira ngo ujye kuza iwanjye, kugira ngo ujye kuza kumvanira iby'Imana, hari igihe Imana iba yanteguye, hari igihe Imana yateguye abantu bayo kugira ngo ubutumwa bwiza bubagereho, hakurikije Petero. Rero ubyihanganire, birakomeye cyane, kuko haciyeho igihe kimwe abantuzi bamwe naberekwa bakabikoramo bizinesi, rimwe na rimwe yagera ku bantu abasengera ukabaca amafaranga. Ariko wivuga ko bose ariko bameze. Hari bamwe bari mu Mwuka w'Imana, bari mu buntu bw'Imana, bari mu kazi k'Imana. Nyabuna wihangane, ugerageze urebe ko wavanamo ibigutunga, ntubirukane bose. Ejo utazirukana marayika w'Imana yakugendereye. Reka dusenge Imana. Izina rya Yesu turagushimiye Uwiteka, ugize neza kuduha kano kanya keza tuvuga ijambo ryawe. Ni umwanya muto twari tubonye, ariko uyu mwanya Mwami ubyaze umusaruro, kugira ngo Mwami ijambo ryawe aho rigiye kugera rigire benshi ribohora, rigire benshi Mwami Imana yacu rigirira umumaro rwose. Ni ugushyigikira ubutumwa bwiza turimo gucisha kuri iyi cano. Umuntu wese Mwami Imana yacu ubasha kuyifungura akayigeraho, Mwami afashwe ahenduke. Tugushimiye byose ukoze, kandi tukubagira n'ibisigaye biri imbere. Izina rya Kristo Yesu. Amen.